Izangirisa ni ingwa zitandatu ingoki ine n'izindi zishwi nazo zabagiye ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze none imvura ibintu byose yabijyanye umugazi gwabijyanye ndakintu narokoye nagiye kubagara Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mu Rwanda turi mu bihe by'imvura. Mu bihe by'imvura hashobora kugenda hagaragara ibiza bitandukanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ahabaye ikiza cy'inkubi y'umuyaga yari ivanze n'imvura nyinshi igasenyera abaturage mu karere ka Bugesera mu mirenge itandukanye. Turebera hamwe ubufasha babanje guhabwa na Midimari mu gihe bagitegereje kuzahabwa ubufasha burambuye. Ikaze mu kiganiro cyacu. Mu karere ka Ngoma mu mirenge ya Sake na Jarama tariki 23 Gashyantare haguye imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'urubura. Ikiza cy'inkubi y'umuyaga kikaba cyarangije byinshi muri iyo mirenge. Ibisenge by'amazu asaga 148 biraguruka maze ibyari mu mazu y'abaturage binanyagirwa. Hamwe na hamwe amazu arasenyuka agwira abaturage ndetse n'ibihingwa mu mirima birangirika. Munyaneza Pascal ni umwe mu bagezweho n'ingaruka z'inkubi y'umuyaga arakomereka. Ko twaye turimo dusakara inzu iri hano hepfo. Ya mvura iraza umuyaga nyine uraza imvura itangiye gutonyanga tumanuka tugira ngo tujye kugama mu gihe twari tukigera hasi kuko twari turi mu gisenge hejuru tukigera hasi tubona ikizu kiratumanukiye nayo ndi kumwe n'uwo mugabo noneho nyine ibitafari biratugwira ibiti mbega no kuvuga ngo nta hantu na hamwe umuntu yaba afite urugingo ruzima kuvuga ngo iki gihande cy'iburyo cyose nta hantu na hamwe hazima mfite ubu n'ugutwi kw'iburyo ntago kumva habe na gake umutwe impamvu niziritse nyine ibitafari byakubisemo iyo nta kantu kamfashamo ntago nshobora kuba nareba mbona imbere yanjye hari ibintu by'ibizunguzungu ku buryo numva isereri nyishe bikaba byatuma nubwo naba nicaye nahita nitura hasi akaguru nako nyine nta matafari yakagwiriye ubwo sharupante yari yatugwiriye amatafari yaturukaga hejuru agwa mu mutwe agwa no ku kaguru hose kugera hano mu kinyonga cy'itako. Abaturage batandukanye nabo basenyewe n'iyo nkubi y'umuyaga ndetse n'ibihingwa byabo birangirika. Ikintu cyatubayeho ni umuyaga waguye n'urubura. Amazu yarasenyutse, insina zaraguye, nta hantu turi pe. Uburyo yasenyutseyo amabati yarakambutse. Hanyuma n'ikiraro cy'inka nacyo amabati avaho yarariho. Ibintu byangije ibyo biryamirwa ibintu byose byo mu nzu nk'imyaka twarasaruye ibigori na za soya twaragize n'udushyimbo byose nta hantu birimo biranyagirwa. Igihe ikintu cyambayeho nahuye n'inkubi y'umuyaga iransenyera inzu yanjye nari ndimo ariko yaguye ntahari nagiye gutya mu isambu narindi rero najyanye n'umugore dusika abana nyine bari mu rugo n'abana ibasanga mu nzu nyine ariko nashimye Imana ko nasanze nta mwana wakomeretse abana bo nyine hahise haza umuturanyi byo duturanye yijugunye mu muyaga twari turimo dutera tujyana kuwe abari atwugika gusa igisenge cyo hejuru cyose cyari terutse gutya kirazamuka amabati aravunagurika yose nk'amabati yenze amabati 30 amabati 30 narokemo amabati 8 yonyine. Imvura habanje gukuba imvura birangije haza umuyaga mwinshi ubwo mu mwanya wo kugira ngo imvura igwe hahise haza umuyaga tukubita amabati hakurikiraho urubura n'imvura nyinshi tura nuko dusohoka ngo tujye no kugama imbere y'umugezi twari dufite tugumamo nyine tuherera mu kantu k'agahande kari uruhande rumwe nuko kugeza aho tubona dusigaye hanze naho twari tuhereye hose urubura rwarakubitaga rukadusangamo mu nzu. Ingaruka na n'ubu ziracyaturimo
kubera ko dufite imbeho nyinshi turi no mu muyaga nyine kuko turisa n'abari hanze. Midimari mu nshingano zayo zo gutabara bahuye n'ingaruka ziterwa n'ibiza bahise batabara abaturage tariki 27 Gashyantare. Imiryango 82 y'abatishoboye muri abo basenyewe bakaba baragejejweho ubufasha bw'ibanze. Abahawe ubufasha bw'ibanze ngo banejejwe no kubona leta y'u Rwanda ihita ibatabara mu byago baba bahuye nabyo bibatunguye. Musamba abana bazabona aho baryama, mbona icyo kwiyorosa, nkuko byose byagiye bipfa bitembanwa n'indoha. None ubu ngubu rero mo ndumva tubibonye turi burusheho kwishima, abana bari burare banezerewe. Bizangirira akamaro kandi nzakomezaho no gutera imbere, nkomeza gahunda zisanzwe uko nahingaga, ubundi nahangayikaga n'abana banjye niba imvura iguye ndasanga abanyagiwe. Midimari nayishimira cyane kuko iradufashije cyane kuko iradutabaye. Ubu ngiye guhita nshaka ukuntu nashinga kano gashitingi mbe nsubiye mu kibanza cyanjye ntasembereye. Ni iminsi nyine twari n'umuntu wanjye aho ngaho yesama karyamo kari gahari niko yesa ncumbikiramo. Niba rero uzanya kwena nka 2 kuko yavuga ati tuzajya mu inzoga ariko cyangwa se n'umubyizi. Urumva ko umubyizi utakije ugiye kongera nsubire mu buzima bwanjye nkuko nari imeze tu. Ngiye nabashimira cyane. Nukuri nashimira leta y'ubumwe. Ni nziza pe kuri tugiye neza kandi aho inkuye ni henshi cyane. Kondo umuntu ugenda mpura n'ibibazo byinshi ariko nabimaze kusa n'ubyibagirwa. Ariko ejo bundi aho umuyaga wansubije nari mbonye mbisa naho nari ndi 94. Ariko mfite amahoro ko mutuba hafi cyane. Kadushimira n'umukuru w'igihugu. Umukozi ufite mu nshingano ze gutabara abahuye n'ibiza avuga ko ubufasha aba baturage bahawe ari ubwo kubatabara ku buryo bwihuse, ariko ko bazakomeza kubashakira ubundi bufasha. Midimari ikintu cya mbere cyihutirwa dukora ni ukubaha ubufasha bw'ibanze. Bashitingiye ko batwikiriye izo nzu zabo kugira ngo zikomeze kwangirika, ariko no kugira ngo babone aho barambika umusaya, babona aho bikinga. Ikindi ni ukubaha ibikoresho byo mu rugo, twabashe kubona shitingi, kubona uburingiti ndetse n'umukeka. Ibyo by'ibanze tubahaye igihe tuba dushakisha uburyo twabona isakaro rirambye tukaba twabaha amabati yo gusubiza ku mazu yabo. Gusa mbere y'uko Midimari itabara abahuye n'ibiza, inzego z'ibanze ziba zigomba kwishakamo ubushobozi buri hafi bakaba bafashije abaturage bakigerwaho n'ibiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Sake avuga ko bo babanje gucumbikishiriza abari basenyewe. Twabasabiye amacumbi mu baturanyi, niho babaga muri iyi minsi igihe Midimari yari itaradufasha, ariko aho idufashirije ngira ngo abantu twabaruye muri abo ngabo amazu yasenyutse twasanze abari bababaye cyane ari abantu 53. Ubu ngubu ndizera neza ko baza gusubira mu mazu yabo, barabashyizeho izi shitingi barindiriye ko bazisana ku babishoboye, abatabishoboye bakafashwa noneho bagasanirwa. Baraza gusubira iwabo muri iyi minsi aho bari batuye, bave mu macumbi aho bari bacumbikiwe. Tubibutse ko turi mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, tukaba turi kurebera hamwe ubufasha bwahawe abaturage batishoboye bagezweho n'ingaruka zatewe n'inkubi y'umuyaga mu murenge wa Jarama wa Sake mu karere ka Ngoma. Ahanini inzu zisenywa n'inkubi y'umuyaga usanga ibisenge byo biba bitaziritse. Abaturage bo muri aka karere ka Ngoma bavuga ko bamaze kubona aho ikibazo kiri kandi ko noneho biteguye gukumira ikiza cy'inkubi y'umuyaga bakunda guhura nacyo. Impamvu zibitera nazishyira mu nzego ebyiri. Urwa mbere ni ikirere, ni imihindagurikire y'ikirere. Urwa kabiri yenda hari abantu baba bataziritse ibisenge by'amazu ngo babizirike babikomeze cyane. Nkanumva ingamba ari uko abantu tugiye kubakangurira kuzirika ibisenge by'amazu bakajya babizirika bakabikomeza ku buryo bibasha kwihanganira umuyaga wari wose. Ikintu cyabiteye n'intuze ni ibiti byari bitangiye kugenda bisaza ariko yari iregeye, noneho bihita biterurana mu ntuze mu rukuta birazamukana amabati ahita avunagurika. Ikintu nzakora ni ukuyireka noneho tukayikomeza ku buryo bitazongera guteruka, tugashaka abafundi babizi nta kongera kugira ikindi kibazo. Ntabwo ari ziritse nanayubatse nabwo ari uko ntari mfite ahantu mba, nyubaka ku buryo bwo kwihuta nabwo ari agasambu ntanze. Ingamba nafata ni ukuvuga ngo twashaka uburyo bazizirika, ni ukuri kandi tukanabashimira
nta nubwo mbino ibyo navuga uretse gushimira leta y'ubumwe pe. Umukozi ushinzwe gutabara abahuye n'ibiza muri Midimar akomeza kugira inama abaturarwanda bose cyane cyane abatuye ahantu hashobora kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga gufata ingamba zo gukumira inkubi y'umuyaga itarabasenyera. Turabakangurira cyane cyane gutera ibiti mu midugudu, gutera ibiti ku misozi yambaye ubusa kuko bifasha gukumira ingufu z'umuyaga ntizigere aho batuye ari nyinshi. Ikindi tubakangurira ni mu myubakire yabo. Turabasaba ko bongera guhindura uburyo bwo kubaka ibisenge by'amazu yabo, aho bashaka kubihanika ibisenge bigacurama, bituma umuyaga iyuje ukubita ku ruhande rw'igisenge kugira ngo uzamure igisenge cyose. Ahandi aho igisenge kidacuramye turabasaba ko ibiti biriho amabati babizirika kuri biriya biti byinjira mu nkuta, kuko nibwo buryo bigaragara ko inzu iziritse, icyo giti kiziritse, umuyaga ntago utwara inzu ku buryo bworoshye. Uturere turi mu ntara y'Iburasirazuba dukunda kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga, harimo akarere ka Bugesera, akarere ka Ngoma, aka Kirehe ndetse n'akarere ka Nyagatare. Muri uku kwezi kwa kabiri gusa mu karere ka Nyamasheke hasenyutse amazu 252, mu Kangoma hasenyuka 178, naho mu Bugesera hasenyuka amazu 76. N'ahandi mu Rwanda hari ibisenge by'amazu byagiye bigurukanwa n'umuyaga. Baturarwanda rero murumva ko nta kujenjeka, ahubwo ari gufata ingamba zo gukumira ibiza, kuko ibiza by'isaha n'isaha byatugeraho kandi byaduteza ingaruka zitandukanye. Mwiboneye ko iyo habaye ikiza Midimar mu nshingano zayo zo gutabara abahuye n'ibiza bafasha ababa bagizweho n'ingaruka z'ibyo biza batishoboye. Gusa mu nshingano nanone zo gukumira ibiza Midimar ikomeza kugira inama buri muturarwanda wese gukora ibikorwa byo gukumira ibiza cyangwa se byo kugabanya ingaruka ibyo biza byatera, kugira ngo twirinde kugerwaho n'izo ngaruka, dore ko bitwangiriza kandi bikanadusubiza inyuma mu iterambere. Reka mbibutse ko ku bindi bisobanuro muhamagara nimero itishyurwa ya Midimar 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kubifuriza ibihe byiza.